Mwaramutse neza. Yesu nashimwe cyane bana b'Imana. Nanjye naramutse neza, ndashima Imana ku bwanyu no ku bwanjye. Turakomeje rero na morning prayer yacu. Nizere ko mumaze kubigira umuco wo kubyuka twiragiza Imana, twiragiza n'umunsi wacu n'ibyacu byose, kugira ngo tutagwa mu moshya. Tutagwa mu moshya, tutagubwa gitumo n'ibyo tutateganyije, kugira kandi tugire itandukaniro n'ab'isi. So niba dukunda Imana, tugomba kubana nayo, tukagendana nayo, kandi ntekereza ko ari ugusenga mu gitondo, ari no kumva ijambo ry'umunsi, tukaza no kuragiza Imana umunsi. Ni ukuri tuba turiye ibiryo bihagije. Tuba turiye ibiryo bigize gute? Bihagije. Buriya kugaburira umubiri ukabyibuha, ubugingo nabwo bukagenda bukuzuramo kamere, umwuka ukagwingira, ntabwo uri gukizwa neza, sibyo? So Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dushimira Imana ku gitondo. Uwiteka Mana nziza, Mana nyiringabo, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, twongeye kukuzamburira icyubahiro tuvuga ngo urakomeye Mwami, urakomeye kandi ntabwo tukubeshya, kubera ineza yawe n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ingabo igihumbi zizagwa iburyo bwanjye n'ibumoso, ngo ariko ibyo byose nzabirebesha amaso mvuge ngo dore ibihembo by'abanyabyaha. Ni ukuri hari ingabo igihumbi zapfuye kugira ngo iki gitondo gishike, kuko umwanzi aba yakoze 24 hours ngo arebe ko hari icyo yageraho, ariko Mwami ntiwabimwemereye. Waturinze amarira, waturinze guseba, kandi waduhaye no kuruhuka neza. Ijoro burya rigira ibyaryo, ariko Mwami uri umuhanga waryo mu kuturinda. Turagushimiye. Tugushimiye ko waduhaye inzozi nziza, tugushimiye ko waduhaye ibitotsi byiza, tugushimiye ko imibiri yacu yaruhutse, kandi tugushimiye ko nta nkuru mbi twumvishe, kandi tugushimiye ko naho ibyo byose byageze, amatwi yawe ari kubasha kumva ibyo mvuga, ni uko tukiri bazima. Ijambo ryaravuga ngo muri byose, mu bibaho byose mushime, mu bibaho byose mushime, ngo kandi kuko abakunda Imana ngo byose ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bizera. Ndagushimiye Mwami ko byose bimwe ko bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi ndagushimira ko ibyo duteganyiriza ari ibyiza. Ndabigushimiye. Gushimiye kubw'iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Reka twumve n'ijambo ryawe Mwami, ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe uvuga icyo twifuza ko abantu bamenya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Topic yacu turayikomeje. Twaravuze ngo turimo turareba topic yacu turayikomeje, aho twavuze ko turimo turareba itandukaniro ry'amategeko ya Mose, ayo mategeko yari yarashyiriweho abantu b'ibivume. Ndagira ngo mbibutse ko kwizera kwaje mu isi amategeko atarabaho. Yari impano y'ubuntu y'urukundo rw'Imana ikunda umuntu ikamuhamo impano, ariko biga bifite ukuntu Imana yayitegerezaga umuntu ikabona ko afite ubwiza bwayo. Yarebye Aburahamu ukuntu yajyaga afata imana za se akajya kuzanika, zimwe zikavunika, izindi zikanyagirwa. Aravuga ati ariko izi si Imana. Ati yibuka Imana mama we yajyaga amubwira ati hari Imana yo mu ijuru. Arangije aravuga ati izi Imana adashobora kwivugira. Imana iza kureba ako kantu ikuririraho, iramubwira ati rero niho yamubwira ati aho hantu n'undi hari Imana zitazagufasha gukizwa neza, ati haguruka ugende aho nzakwereka. Aburahamu ngo yizeye Imana, ahaguruka atazi aho agiye, atazi n'igihugu agiyemo, yayobowe n'ibirenge by'Imana aragenda. Hanyuma aza no kugeragezwa ku mwana yari abonye yashize imyaka 25, avuye ku myaka 75, mu myaka 100 abona umwana w'umuhungu. Arangije Imana imugerageresha kumutanga n'igitambo, cyari ikimenyetso kigaragaza ko Kristo azatangwa n'Imana. Hanyuma Aburahamu arabyemera. Imana iravuga ati yewe, ati koko ubaye sekuruza w'abizera. Icyo gihe amategeko ya Mose yari ataraza. So rero ni kenshi nagiye nganira n'abantu, namubaza nise usengera hehe, ukimubaza ikibazo cyoroshye akahita abatera ati ntawe nsengera, ati ariko ngiye rwose ati nkunda Imana, ati mfasha abantu, ati babita abanyirangeso nziza. Kuba nyirangeso nziza ntabwo bihagije ngo winjire mu bwami bw'Imana. Kuba mu bwami bw'Imana ni ukuba umwizera mu kwizera Yesu Kristo. Nicyo cyonyine nicyo kiguhesha ubugingo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yesu aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data atanyuzeho. Mu Baroma
haravuga ngo kandi ngo n'abakoze imirimo itegetswe n'amategeko niyo Imana izabacira urubanza ihereye kuri ayo mategeko, ariko bizaterwa n'uko bazaba bayashoboye yose, kandi sinzi ko amategeko wayashobora yose, sibyo? Imana rero iduha umwuka wo kuyizera. Twavuze ku itegeko rya mbere turavuga ngo born again, kuvuka bwa kabiri. Itegeko rya kabiri tuvuga ngo gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu. Ijambo riravuga se wakunda Imana utarabona na mugenzi wawe ubona ku ruhande utaramubona? Ya hano umwuka yaratwumvisha urukundo yashatse kuvuga ni urukundo rw'umutima, rutari urukundo rw'umubiri, ni urukundo rw'umutima, kuko habaho izo nkundo nazo. Ugakunda umuntu uzi neza ko ntacyo umuteganyaho, ukumva uramukunze, ukumva wamwifuriza amahoro, wamwifuriza protection, ugahura n'umuntu ushonje ukamugaburira utexpectinga returns, udatekereza ko hari icyo uzamukuraho. So Yesu yaravuze ngo ab'isi ni abahanga mu by'iki gihe, mu bwami bwabo. Aravuga ngo abazi ko ashobora gufata ikintu agashyira mugenzi we w'umukire kuko azi ko igihe runaka azamukenera. So rero twe ntabwo ari uko bimeze, ukunda umuntu udategereje ikigaruka kuri wowe. So rero amategeko ya Mose bayita ko ari amategeko yashyiriyeho ibivume, kuko Abayisiraheli bari barananiye Imana ikavuga ngo bafite umutima utagonda ijosi, bafite umutwe utagonda ijosi. So Imana ibashyiraho amategeko ngo nukora icyo uzajya uhanwa, kandi nabwo icyaha cyawe ntikizajya kibabarirwa, kizajya gitwikirwa. So haje amategeko ya Kristo, tuvuga ko ari amategeko yo kwizera, y'ubuntu, yo kureka Kristo akaba ariwe wikorera imitwaro, akikorera kunanirwa kw'imitima yacu, akikorera ibyaha byacu, akikorera kutumva ibyo turimo, ahubwo akaba ariwe utuyobora. So tuhita tuvuga ngo rero habanza itegeko ryo kuvuga ngo mubanze mukizwe mwakire Kristo, mubone gukunda Imana, kuko gukunda Imana ni ukuyubaha no kubaha ibyo ishaka, noneho mushyire no gukunda bagenzi banyu. Icyo utifuza ko bagukorera ntukivuze ko hari undi wagikorerwa. Dushyiraho rero uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo kuguma muri njye, ngo nimuguma muri njye nanjye nkaguma muri mwe ntacyo muzaba, mukomeze mugume muri njye. Iryo ni irindi tegeko Yesu yavuze. Abacira umugani uri muri Yohana 15 avuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yayo. Ibi bintu twagiye tubyiga kenshi, ariko iri jambo rihora ari rishyashya. Buriya ubanje kuvuga uti se amategeko ya Mose anciraho iteka n'amategeko Yesu yavuga ati nimuguma amategeko yanjye nabitandukaniriza hehe? Muri Yohana 14:23 turavuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda ngo tuzaza ahari tugumane nawe. Mwami Yesu na data baje bakagumana nawe, bya bitangaza byose ubona urabibona, umutima wuzura amahoro, ukagira umwuka w'ubwenge, ibyiza byose by'Umwami Yesu Kristo biba muri wowe. Niba muzi amateka ya Isiraheli, igihe isanduku y'isezerano yavaga mu bwoko bw'Abafilisitiya, yaramaze y'imyaka 70, ikabateza ibishute, ikabateza ibibyimba, ikabateza ibiki, bageze barayirambirwa, bavuga ati nyaboneka mutuvane ino sanduku hano muyijyanire bene wabo. Ngo barayijyanye, bageze mu nzira bayijyana kuyibitsa ku mugabo witwa Ebededomu, sinzi ko bamwita Ebededomu. Bayigejejeyo ngo nuko ahabwa umugisha. Isanduku y'isezerano bwari ubuturo bw'Imana. So rero hano Yesu aravuga ati njyewe na data tuzaza tubane nawe tugumane nawe. Aho Yesu n'umwami Imana bageze, ubuturo ni nk'iriya sanduku yagiye kwa Bededomu, inka ze ziri producinga, ubuzima bwe bugenda neza, haza amahoro, ngo amatungo mbese yagize production idasanzwe. Hano rero na Yesu aravuga ati witondera amategeko yanjye akayabamo, kuko si umutwaro uremereye, njyewe na data tuzaza iwe. Hano rero aravuga ngo ariko kwitondera amategeko yanjye, njyewe Mwami Yesu umeze nk'igiti, namwe mukaba amashami. Bibiliya iravuga ngo ndi umuzabibu, ngo nuko abacira umugani abigishwa be w'umuzabibu n'amashami yawo, ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo. Uwuhingira ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho. Murabyumva ko bisaba kwera n'imbuto? Niyo mpamvu bavuga ngo wakiriye Kristo umwami n'umukiza, ese wakira umwuka wera. Buriya wakiriye umwuka wera, umwuka wera atangira gusenya ibitari bya Kristo muri wowe, then agatangira guproducinga imbuto z'umwuka wera, sibyo? Ni nabwo producinga impano z'umwuka wera. Murabona ko akunda umugore atwita agatangira guhugwa, imbuto yakiriye muri we hari ibyo idashaka, n'umwuka wera rero yaje hari ibyo adashaka.
So rero hano aravuga ngo ishami ryose ritera aricaka arijugunya ritera imbuto. Urugendo rwa gikristo rurimo ibidusaba byinshi. Niyo mpamvu mu mbuto z'umwuka harimo ijambo ryitwa kwirinda, kugira amakenga. Ikintu cyose ukaba uzi neza ko ugiye kugikora ara perfection neza, kandi ko uyobowe n'Imana, kandi ko kiri butange umusaruro w'ubwami, kandi umusaruro wawe ku giti cyawe w'ubwami. Muranyumva? Yasonga ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Sinzi niba mwarabibonye ku nsina niho bagenda bakataho ibintu byumye ku ruhande kugira zongere zibe nshyashya. Yaso insina kiriya giti ni Yesu, ariko amakoma yo hejuru yandi asa n'icyatsi meza, umuhinzi afata umupanga akajya akata bya bindi byumye byo ku ruhande, kuko ntibyigeze byera imbuto, byarumye hasi, kugira ngo ya mashami yandi amere neza, igiti kigira ubuzima n'amashami agira ubuzima, abashe kwera cya gitoki cyiza, ya mbuto ibasha kuza. Sibyo? Ngo kwera imbuto, ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Sibyo? Ko yari amaze kubigisha ibintu byinshi, ariko abashyiraho, amaze kubigisha ibyo byose abashyiriraho ijambo rivuga ati ariko nimutaguma muri nge muzuma mutakare. None avuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge ngo mugume muri nge, kadusubire hejuru, ngo nanjye ngume muri mwe, ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Ntabwo ishami rishobora kwera imbuto ritari ku giti, riragenda hasi rigahita ryuma, ribanza kunamba rigifite ubuzima, ryarangiza rikuma, abantu bagatangira kurikandagira. Murumva? Yesu yatanze illustration nziza cyane. Iyo utari muri Kristo uri hanze, ukihava uba ugifite utuvuta duke, ariko ugenda wumukaka. Sibyo? Yasoma ndabaha urugero ruri muri Bibiliya rw'abakobwa 10. Abakobwa 10 ngo 5 bahoraga ari amashami ya Kristo, bahoraga batoshye bari ku giti. Abandi 5 bari bariya, urabona umuntu wavuye ku giti akuma akagwa hasi, agifite twa tuvuta tw'uko ataruma icyatsi, ikintu murabizi ko ikibabi kidahita cyuma, ari amavuta y'uko yaguye hasi niyo aba agicungiraho. Noneho kubera ko atagira ubwenge, bibe bita bari abakobwa ngo ntabwo ari abakobwa b'abanyabwenge, ntatekereze ko kuba hari hasi bitazongera kumugarurira amavuta. Umukwe yazaza aje gusarura, hari amababi yumye yaguye hasi bakanayakandagira, hari n'amababi ari ku giti, umukwe yazaza aje gusarura, yamababi bakavuga ati none se ko natwe twari ku giti, ati none se ko mwumye ko ntababona, ntago mbabona. Nibwo ngo ku munsi wa nyuma bazajya kujya gute? Bazajya mu bahanjuzi. Abahanjuzi ni abantu bafite ibintu bya pirate, kandi n'ubu barateye. Umuntu agatangira umurimo afite imbaraga za Kristo, nyine nk'uko Yesu yangiriye neza, yagera imbere akifuza kugira imbaraga z'ibitangaza na miracles n'amafaranga, ubundi agahita ajya guhanjura. Umwami Yesu abiturinde. Dukomeze turyame ku ijambo, ngo ijambo rizatubatura, kandi ijambo rikora ibitangaza. Sibyo? So arangije hano aravuga ngo kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, ngo niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. Hano yavuze ngo mu ishami ritera imbuto bararijugunya, ariko uyu nguyu uguma muri Kristo niwe wera imbuto nyinshi. Ibya Kristo bibamo kwihangana, ibya Kristo bibamo amategeko yo kubabarira no gukunda, ibya Kristo bibamo umutima ukomereka, ugakomeza ukihangana, ugasenga, ukiyiriza, kandi ugakora ibyo ugomba gukora neza mu buryo bukwiriye. Sibyo? Ariko bigeraho bikera imbuto nyinshi mu gihe utateganyije, mu gihe Imana yo ubwayo yateganyije. Epana icyawe. Ibya Kristo ntabwo ari ukuvuga ngo uteye imbuto mu kwa munani umwaka uzaza uzaba uri gusarura. Oya, utera imbuto utazi igihe zizerera, ariko
icyizere kiba gihari ko zizera once zizera, sibyo? Niyo mpamvu bivuna abantu. Hari ababijyamo bazi ko bizahita bikunda. Nigeze ngendana n'umuntu muri bisi hashize igihe kirekire, aho hantu njya mpagera nkabyibuka, hari hano mu Kanogo umanutse ku Kinamba umanutse ujya Nyabugogo. Numva tipe ari kuvuga ukuntu agiye gufungura itorero kuri telefone, abwira undi muntu, avuga ukuntu abantu bazamushyigikira. Aravuga ati ubwo urumva ati abakristo nka 20 bazajya baza, sinzi umubare yavugaga, ati urumva buri wese agiye atura 1000 ati amafaranga yaboneka. Urumva uwo nguwo rega ni master plan, azi gupanga, azi ko mu gihe runaka amafaranga azaba yabonetse mu murimo w'Imana. Ni ukuri ntabwo ari bibi, ariko njye nzi ko ibya Kristo bitaboneka igihe twe twabiteganyirije. Gusa itanga agacu ikerekana ko igihe kigeze. Buri gihe cyose Imana igenda ikwereka igihe ugezemo. Nigeze mbaho igihe nkajya mbwira Imana ngo zana n'ikindi kigeragezo ko nabonaga ko biri kuza ari byinshi. Mbohora n'iki. Imana rero buriya ntabwo ipfa kukohereza, ibanza kureba ko ugize ukomeye. Bibiliya ivuga muri Yesaya igice cya 6 rimwe kugeza kuri 6, Yesaya yarahanuraga. Ariko ngo umwaka Hozeya yapfuyemo, Hozeya hari ukuntu ngo Yesaya yamudepandagaho cyane, Yesaya akibera mu buzima bw'umunyenga kandi ari umuhanuzi, ntanamenye ko Imana yamuhamanuye kuba umumeja prophet, umuprofeti ukomeye. Ariko umunsi uriya mwami yapfuye, Yesaya yabonye Imana aramugendera aramubwira ati rero iki gihugu cyari kiyobowe n'uyu mwami, none niwe mpaye ubwami. Buriya mu isi y'umwuka Yesaya Imana yari imuhaye ubwami kujya ahanurira amahanga, ariko ahereye kuri bene wabo. Yesaya ngo wabirebye abona ni umunyaminwa wanduye, kandi imbere Yesaya yaragize gute? Yari umuhanuzi. So Imana rero hari ubwo ikureka ukajya mu bintu ukina, ariko hari n'igihe noneho ikwemeza mu bantu ikahita ikohereza. Murabizi ko haba harimo amahwa menshi ababinyuzemo, sibyo? So turakomeje rero ngo ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Urumva ako kantu? Ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 aravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubyuza ku manywa na nijoro. Ntigeze ashyiramo pause, kandi ku manywa na nijoro uraryama, ku manywa ukirwa mu kazi. Ariko Yesu ijambo rye rivuga ngo ujye ubyuza ku manywa na nijoro. Ku gice cya 9 ni isezerano rikondisiyoneri, aravuga ngo nibwo uzahirwa mu byo ukora byose. Hano Yesu nawe aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ngo umunsi umwe Abayisiraheli bari kwambuka Yorodani, bari kugenda bakandagira ya mabuye, ngo umutambyi Yesu arababwira ngo mutumbire isanduku, ngo ntimukabe nka Mukaroti. Sibyo? Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo ntimuzabe nka Mukaroti warebye inyuma. Natwe rero ni ugutumbira isanduku, ni ugutumbira Kristo. Hano aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite, nubwo mwakwigisha nkana mukijyana hirya no hino, ariko hano arabipuresheje, ntacyo mubasha gukora mutamfite, sibyo? Arakomeje aravuga ngo umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Ibya Kristo biriseriye no kurusha ibya Mose. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ntabwo kumuguma muri Kristo wagumana nawe udafite ijambo rye, ntabwo bishoboka. Muri mwe musabe icyo mushaka. Nta byo gupfa guhora usaba gusa, ahubwo ugomba kubanza ijambo rikagwira muri wowe. Musabe icyo mushaka muzagihabwa. Impamvu hano Yesu avuga ati amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzarebe ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusenga mugasenga mu bushake bw'Imana. Buriya iyo ufite umwuka wera ukagira ijambo ry'Imana, umenya n'uko usaba, umenya n'uko ushinja Imana, mbese ugashyiraho urubanza ati ijambo ryawe riravuga. Musabe muzahabwa, mukomange. None nasabye, nakomanze, maze iminsi 3 mu butayu, maze igihe ndyama ku isima. Mushake, naje kugushaka Mana, kandi uravuga ngo uko usabye wese ahabwa. Urumva ijambo ry'Imana iyo riguriye muri wowe ukarikoresha uratsinda. Buriya gusengesha indimi ukunguka ni byiza, biranakomeye cyane, ariko ufite n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Niyo mpamvu bagira inama ngo udafite kabiri azakagure, azigomwe akagure, azigomwe atangire mu mabara ya Yesu. Nicyo kintu cyoroshye kumva. Tangira turi kuvuga amasekuruza ya Yesu, kuvuga kwa Yesu, kuvuga kwa Yohani, ibyo imigani y'abana b'ikirara nta kibazo. Buriya iyo ufashe amazi ugashyira muri matera, warangiza ukayikamara, duke dusigaramo,
genda dusigaramo ukazasanga amazi y'ubugingo atemba muri wowe nawe wumva wabwira abantu iby'inkuru nziza sibyo. Iyo wahuye na Yesu niyo kaba gatonyanga gakeya karagenda kakaguka. Wa mugore wari warabanye n'abagabo benshi Yesu aramubwira ati n'uwo muri kumwe si uwawe. Yuzuye ubwiza bw'Imana budasanzwe, Imana iduhe buriya bwiza uriya mugore yuzuye, ngo agenda yiruka atarwiyambitse atambaye imyenda, ngo aravuga ati yoo, ati mpuye n'umuhanuzi atubanza ari we Mesiya, atambwiye ibyo nakoze byose. Mu by'ukuri si uko abahanuzi badahari n'ab'ibinyoma bavuga ibyo umuntu yakoze byose, ariko hari harimo imbaraga z'ubwiza bw'Imana, hari harimo iki buriya, hari harimo amavuta mu byo Kristo yamubwiye. Kandi Kristo yari anambye, yari ananiwe, ngo yicaye kuri ririya riba izuba ryamwishe, ariko amagambo yabwiye uriya mugore yari yuzuye imbaraga, ku buryo uwo mugore yagiye kuvuga ibya Kristo nta hantu yamwumvise. Muranyumva? Umwami Yesu atwuzemo rero buriya bwiza uriya mugore yakiriye. So hano turakomeje rero, nimuguma muri njye nkakaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka, ngo ibyo ni byo byubahisha data. Iri jambo muzarisome ry'umugani w'umuzabibu n'amashami. Yabanje avuga ngo ko mutamfite ntacyo mukora, none hasi aravuze ngo ibyo mbabwira byo kuguma muri njye mugasaba mu bushake bw'Imana, amategeko akaba muri ibyanjye bikaba muri mwebwe, ngo ibyo ni byo byubahisha data. Ngo ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye, ni uko mwera imbuto n'abantu bakaza kubasoromaho. Baravuze mu ijambo ry'Imana bavuga ngo icyo umwami Yesu Kristo yerekaniwe ni ugukuraho imirimo y'umwanzi. Iyo mweze imbuto ijambo rikagwira muri mwe mukaba abigishwa ba Kristo, namwe mujya kwigisha abandi bakagira ibyo babasoromaho. Hari umuntu wigeze atubwira ngo muri iyi si everyone ngo is searching a good person, ngo muri iyi si buri muntu wese arashaka umuntu mwiza. Ufite business arashaka umuntu mwiza yakwizera, ushaka umugore arashaka umugore mwiza, ushaka umugabo arashaka umuntu babana imyaka yose neza, ushaka kubyara abana arashaka abana beza bazamubera ibirumbo, ushaka abantu arashaka inshuti. Murabona ko amasitatiye menshi njya mbona bavuga ngo indyarya. Buri wese, everyone here is searching for a good person, umuntu uzamubera mwiza. Ntabwo ari gushaka imodoka izamubera nziza kuko irasaza, ntabwo ari gushaka inzu izamubera nziza, arashaka a good person, umuntu ufite ubwiza bw'Imana muri we. Niyo mpamvu uzareba abantu b'abakozi b'Imana ba nyabo bagira abantu benshi bajya kubareba, kandi ugasanga kuri ya stade iruzuye, nta nubwo abasha kukugira ngo agusuhuze, ariko akumva ashaka kuba aho uri. Ndagira ngo mbabwire ngo rero buri muntu wese arashaka umuntu mwiza. Niyo mpamvu rero Kristo hano yadusabye ngo tugume muri we, n'ibye bigume muri twe, tubashe kujya kuba abahesha b'amahoro. Bibiliya iravuga ngo abo babita abahesha b'amahoro. Buri wese arashaka umuntu mwiza. Ibaze nko kugira ngo uve hano ujye cyangwa ugiye kureba umukecuru wirirwa mu bishyimbo ari gutonora ibishyimbo, umwicare iruhande aguterere ka gasonga bugari, umufashe gutonora ibishyimbo akuganirize, uveyo ufite amahoro. Wasize abanyakigali hano baparitse za Range Rover hariya kuri convention, ntacyo yaguha, ntacyo afite, si umuhesha w'amahoro. Ariko uwo mukecuru uwo nguwo Bibiliya ivuga, Pawulo yavuze ati basa n'abaciza ariko batungishije benshi. Ubu ukagenda ukavayo ufite impamba mu mutima, ukumva uranezerewe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umunyantege nke avuge ngo ndakomeye. Umunyantege nke avuga ati ngiye nubwo naba ndi umunyantege ariko mfite Kristo ndakomeye. Umukene avuga ati ndakize kuko nabonye ibya Kristo. Impumyi ivuge ngo ndabona, nubwo mu maso ye ntacyo abona ariko afite urumuri abona, yaramurikiwe. Muranyumva? Hano rero avuga ngo ibyo ni byo ububasha byubahisha data, ngo ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze, ngo ni uko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ngibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanyu ube muri mwe. Hano yaravuze ngo umunezero wanjye ube muri mwe, icyo ni icya mbere. Arongera arababwira ngo kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyuzuza umunezero mu mutima ni presence ya Kristo, kandi presence ya Kristo iyo yahageze biba nka bimwe byo kwa Edododome, ibintu biri producinga.
none se Kristo aho yageze abadayimoni baba bahakora iki? Barahunga, ubukene burahunga, amadeni agahunga, igisuzuguro kigahunga, icyangiro kigahunga, kwibaza ngo bizagenda gute bigahunga, ukumva ufite ubwiza bw'Imana na satisfaction, ikindi kandi ukumva ufite kubabarirwa, ukumva ibya kera birashize ubaye icyaremwe gishya. Mugume rero muri Kristo, nagume muri we. Hariya kuri 23:14 ngo njye na data tuzaza aho ari. Ndabakunda, umunsi mwiza. Reka dusenge. Uwiteka Mana, duhe kuguma muri wowe, duhe nawe ube muri twe, kandi amategeko yawe abe muri twe, ahwire, yambare ubuzima, kandi udushoboze kuba abigishwa, udushoboje abigishwa bawe, udushoboze no kuba natwe abigisha b'abandi, kandi uduhe no kwera imbuto nyinshi, udukureho umwuka wo kurangara, udukureho umwuka wo kutita ku bintu, umwuka wo kutumva, umwuka wo gusohora umutima n'amaso hanze, ahubwo duhe gutekanira muri wowe, n'ibyo dukoze byose tubikorere muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, uringaniza ahataringaniye, ubane na buri umwe mu mirimo ye, abari mu mirimo itandukanye, abari mu mabizinesi, abakorera abandi, Mwami, n'abaza kuba batabashe kugira aho batonda, Mwami, kandi nsabiye abantu bari muri gurupe badafite akazi ngo nibakakire mu izina rya Yesu Kristo, kandi Mwami, nasenze n'abifuza poromosiyo nibayakire mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yacu Mwami uyihaze ibyo imitima yifuza, bitanyuranya Mwami n'ubushake bwawe, bitajya mu irari ryacu, ahubwo bitanyuranye n'ubushake bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo imirimo yose dukora muri ubu buzima tuyikoreshe mu kubahisha data, aricyo dushyira imbere. Ndabakunda rero, umwami Yesu Kristo akomeze abiteho, abagirire neza, mukomeze musharinge kandi mwumvite abantu kugira ngo baze bumve ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.